yabahaye ubutware n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Haleluya. Ni ukuvuga ngo Satani akimara kudobya ubusabane hagati y'umuntu n'Imana, hajemo urwanga rukomeye. Ariko Imana iri mu ijuru kubera yari yaremye umuntu imukunze, ikarema umuntu igira ngo izamuhereze ubugingo buhoraho. Imana irongera iratekereza iravuga ngo nabigenza gute? Haleluya. Ni ukuvuga ngo Imana yohereza Yesu umwana wayo w'ikinege kugira ngo azaze acungure abantu bamwizeye. Bibiliya iravuga ngo abantu bizeye Yesu Kristo ntateka bazacira urubaho. Haleluya. Ushobora kuba uri mu isi ubona ubuzima bwawe bugenda neza, ariko nagira ngo mubwire ngo hejuru y'iherezo ryawe hari urundi rubanza hejuru yawe. Haleluya. Imana izakubaza impamvu utayizeye. Imana izakubaza impamvu utagendeye mu nzira yayo. Haleluya. Kubera ko Imana yohereje Yesu kubw'abantu, kugira ngo Imana ibashe kongera gufata ikiremwa muntu, kubera yuko ariyo yakiremye. Haleluya. Kubera ko yakiremye mu ishusho yayo. Nta bundi buzima waba mu isi, ubuzima bwo mu ijambo ry'Imana ryanditse mu Itangiriro ibice 2. Turahera mu murongo wa 7 wonyine turi busome. Reka dutangire mu izina rya Yesu Kristo dusenga, hanyuma ugeze kuri muyoboro bwa mbere nagira ngo mbwire ngo uhawe ikaze. Uhawe ikaze rwose muri Sanga ni kwa Niyo David TV. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ishoboye byose, uri Imana itanga Kristo umugisha, uri Imana itanga amahoro, uri Imana ikiza uburwayi bwose mu izina rya Yesu. Iki gitondo reka ubane na buri muntu wese agiye kumvira ijambo, kandi mukorere imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka dusome duhereye ku murongo wa 7 wonyine. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekeramo mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uwiteka Imana yaremye umuntu, irangije imuhumekera mu mazuru, irangije kumurema yamuremye mu itaka. Murabizi neza Imana yaremye umuntu mu itaka, irangije iramubumbabumba, irangije imushyiraho, iramuhagarika. Irangije kumuhagarika, murabizi neza yuko Imana yaremye ibintu byose ikabona ni byiza cyane. Irema ikirere ibona ni cyiza cyane, irema ibidukikije byose icyo gihe yabonaga ari byiza cyane. Nuko Imana yigira inama yo kurema umuntu mu ishusho yayo. Imana iratekereza iravuga ati reka ndeme umuntu mu ishusho yanjye, ase nanjye, azakontorore ibiri mu isi yose. Haleluya. Hanyuma Imana ikimara kumurema umuntu, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Imana irema umuntu, irangije imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo. Haleluya. Umwuka w'ubugingo yamuhumekeyemo ni umwuka w'iteka ryose. Haleluya. Kuko Imana yamuhumekeyemo umwuka wayo, irangije umuhumekeramo umwuka w'ubugingo. Haleluya. Uyu muntu Imana yahumekeyemo umwuka w'ubugingo, bwari ubugingo buhoraho. Imana ubundi yaremye umuntu kugira ngo azabeho ubuzima budapfa, azabeho ubuzima bunezeza Imana, azabeho ubuzima buhesha Imana icyubahiro. Ariko mwene data, iyo ukurikiranye amateka y'iki gitabo cya Bibiliya, umuntu yaje kugoma Imana. Ugomeje ugasoma hasi, Imana irema ingobyi kugira ngo uwo muntu azabemo. Imana ikimara kurema iyo ngobyi kugira ngo umuntu azabemo, Bibiliya itubwira yuko Imana yaremye buri giti cyose cyari kiri mu iyo ngobyi. Irema ibiti by'imbuto nziza cyane bazajya barya, irema. Haleluya. Irangije irema n'igiti kimenyesha ikibi n'icyiza, irangije irema buri kintu cyose kizatunga uwo muntu. Hanyuma Imana irangije kumurema imuhumekeramo umwuka w'ubugingo, ibunyujije mu mazuru. Haleluya. Najya mubwire ngo iki ni igihe Imana yaremaga umuntu ikamurema mu ishusho yayo, kugira ngo agire ishusho yayo, kugira ngo ibyo akora byose bizabe biri mu mugambi w'Imana, kugira ngo azabe ku isi ashimisha Imana, anezeza Imana, ahimbaza Imana. Haleluya. Nk'uko twumva ngo mu ijuru abamarayika bahora bahimbaza Imana. Haleluya. Ni ukuvuga ngo rero Imana ikimara kurema umuntu, irangije imushyira mu isi. Haleluya.
irangije umuremera Edeni irimo buri kimwe cyose. Irangije, haleluya, irangije iramubwira ngo ndemye igiti kimenyesha ikibi n'icyiza, ndemye igiti cy'ubugingo, haleluya, ndemye n'imbuto uzajya urya, haleluya. Ariko Imana irangije igera ku giti kimenyesha ikibi n'icyiza, irangije iramubwira ngo iki cyo kukirya no kukirya muzapfa, haleluya. Imana irangije irabimubwira kubera ko umuntu, haleluya, umuntu we Imana yari yaramuremanye ubwenge bwose. Umuntu yabaga muri Edeni atazi yuko yambaye ubusa, ariko Imana irangije iramubwira ngo iki giti kukirya, igiti kimenyesha ikibi n'icyiza nukirya no kugira iki, no gupfa uzapfa, haleluya. Hanyuma umuntu, Imana irangije irema uwo muntu imushyira aho ngaho, irangije kumurema imuhumekeraho umwuka wayo. Ni imirimo n'ibitangaza Imana yakoze, kuko yari yarakunze umuntu. Yabonaga umuntu agomba kumuhesha icyubahiro mu isi no mu ijuru, abamarayika bakamuramya. Hanyuma tubona Bibiliya iratubwira ngo hanyuma Sekibi Satani yohereza inzoka imunyura mu mwuka w'inzoka. Hanyuma Imana imanukira mu muntu, haleluya. Muzi yuko Imana ikibirema kurema umuntu yaremye Adamu, irangije umushyira mu ngobyi. Igihe kiragera Imana ibona yuko adakwiriye kuba wenyine. Bibiliya iratubwira ngo hanyuma Imana isinziriza umugabo, irangije imukora mu rubavu, imukuramo umudamu we, haleluya. Ngabyutse mu gitondo asanga ari kumwe n'umudamu, kuko Imana yo yabonaga atazaba wenyine, haleluya. Yabonaga agomba kugira urubavu rumuhora uruhande kugira ngo atazagira irungu. Ariko igihe kigeze, Bibiliya iratubwira ngo inzoka yarushaga izindi inyamaswa, inzoka yarushaga izindi nyamaswa ubwenge n'ubucakura. Hanyuma Satani arangije amanukira mu nzoka, niko Bibiliya ivuga. Hanyuma iragenda inyura muri Eva, iramubwira ngo harya Imana yarababwiye ngo nimurya kwa kino giti muzamera muti, haleluya. Aramubwira ngo amubwira amagambo Imana itavuze, anyuranya amagambo Imana yavuze, hanyuma yivugira ye, haleluya. Kandi Imana yari yarababwiye ngo kukirya no kukirya muzapfa. Hanyuma yivugira andi magambo anyuranye nayo Imana yavuze. Inzoka ibonye uburyo bwo kumwongoshyosha kugira ngo akirye. Hanyuma inzoka iramubwira ngo oya, ntabwo muzapfa, ahubwo hari ibintu Imana yabahishe. Nimurya kwa kino giti murahwezura muse n'Imana. Umuntu we yahise agira amatsiko ukuntu agomba gusa n'Imana, ukuntu hari ibintu Imana yabahishe, haleluya. Hanyuma afata umwanzuro wo kurya ku giti. Bibiliya iratubwira ngo Eva arangije asoroma ku rubuto, arangije ahereza no ku mutware we. Ako kanya bose bahita babona bambaye ubusa, kubera ko bariye ku giti kimenyesha ikibi n'icyiza. Ako kanya bahita bamenya yuko bambaye ubusa, kandi babagamo ntibabimenye, haleluya. Hanyuma kuva ako kanya babakoze icyaha. Na n'iyi saha niyo mpamvu uzabona buri munsi, buri gihe, buri segonda umuntu wiringiye Imana ahora avuga ngo Mana uzaduhe gusoza uru rugendo amahoro, haleluya. Ushobora kuba mu isi ariko ubuzima bwawe butari mu Mana neza, ukora icyaha ukizi nk'uku bagikoze, nk'uku Satani yanyuze mu nzoka arangije bagakora icyaha. Bibiliya itubwira umuvumo ukomeye cyane Imana yahise ivuma inzoka. Nagira ngo turi kureba ingaruka y'icyaha, haleluya. Ni ukuvuga ngo Imana yahise ivuma inzoka, irayibwira ngo hagati yawe n'umuntu umuntu azajya guhiga umutwe, hanyuma wowe umuhige ku gitsitsiro. Hagati y'umuntu n'inzoka habatangiyemo urwango rukomeye kuva uwo munsi Imana ikimara kuvuma umuntu, haleluya. Imana ivuma inzoka, irayivuma muri ubwo buryo, haleluya. Irayibwira ngo uzajya utungwa n'umukungugu. Hanyuma Imana ijya ivuma umugabo, haleluya. Ari byo bintu tugenda turwana nabyo buri saha, buri segonda. Imana ivuma umugabo, iramubwira ngo uzajya urya wishakuye, haleluya. Imana ivuma umugore, iramubwira ngo uzajya ubyara urushye.
n'ibindi bintu byinshi cyane. Iramubwira ngo wavuye mu mukungugu kandi nimwo uzasubira. Haleluya. Imana yaremye umuntu kugira ngo atazapfa. Mwene data bitekerezeho neza, yamuremeye ubugingo buhoraho, ariko arangije kubera Imana yera, arangije umuntu arigomeka akora icyaha. Ushobora kuba uri mu buzima budashimisha Imana, butanezeza Imana, ariko najya nkubwire muri aya masaha ni igihe cyiza cyo kwitekerezaho. Ukora ibyaha uri mu isi ukagira ngo ntabwo bizatugaruka. Oya, Bibiliya iravuga ngo nta muntu n'umwe wakoze, nta muntu n'umwe uri mu isi yabasha kugira ngo anezeze Imana, ariko kubw'amaraso ya Yesu Kristo, Imana irangije kubera urukundo yakunze umuntu. Umva mwene data, Imana yaragukunze, irangije ikoherereza Yesu. Nubwo Imana yavumye umuntu, ariko nyuma yaje gutekereza, iravuga ngo mbese nakora iki ko naremye umuntu umukunze. Haleluya. Niyo mpamvu Imana igukunda. Imana irangije iratekereza, iravuga ngo naremye umuntu mu ishusho yanjye, naremye umuntu kugira ngo azampimbaze, naremye umuntu kugira ngo azameshe icyubahiro. Hanyuma Satani asubira inyuma, atesha inzira hagati yanjye n'umuntu. Satani ashyira hagati y'urwango n'umuntu n'Imana, ariko Imana irangije iri mu ijuru iratekereza ngo nakora iki. Haleluya. Ngo mu ijuru abamarayika babura n'umwe wabumbura igitabo, ariko Imana iri mu ijuru iravuga ngo nkwiriye kohereza umwana wanjye Yesu Kristo akanyura mu buzima bumeze nabi, mu buzima bukakaye, ariko nkazacungura umuntu. Haleluya. Imana irangije yohereza Yesu kugira ngo atwikorere ibyaha byacu. Bibiliya iravuga ngo abizeye nta yindi nzira y'ukuri n'ubugingo yakugeza mu ijuru utizeye Yesu Kristo. Hanze hari inzira nyinshi abantu bagushuka, bakubwira ngo waca mu izi nzira kugira ngo uzagere ku Mana, ariko Imana iri mu ijuru yo iratekereza, iravuga ngo nabasha gucungura umuntu wanjye gute, nabasha kongera kubana n'umuntu gute. Bibiliya iravuga ngo abamwizeye bose yabahaye ubutware n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Haleluya. Ni ukuvuga ngo Satani akimara kudobya ubusabane hagati y'umuntu n'Imana, hajemo urwanga rukomeye, ariko Imana iri mu ijuru kubera yari yaremye umuntu imukunze, ikarema umuntu igira ngo izamuhereze ubugingo buhoraho. Imana irongera iratekereza, iravuga ngo nabigenza gute. Haleluya. Ni ukuvuga ngo Imana yohereza Yesu, umwana wayo w'ikinege, kugira ngo azaze acungure abantu bamwizeye. Bibiliya iravuga ngo abantu bizeye Yesu Kristo ntateka bazacira urubaho. Haleluya. Ushobora kuba uri mu isi ubona ubuzima bwawe bugenda neza, ariko nagira ngo nkubwire ngo hejuru y'iherezo ryawe hari urundi rubanza hejuru yawe. Haleluya. Imana izakubaza impamvu utayizeye, Imana izakubaza impamvu utagendeye mu nzira yayo. Haleluya. Kubera ko Imana yohereje Yesu kubw'abantu, kugira ngo Imana ibashe kongera gufata ikiremwa muntu, kubera yuko ariyo yakiremye. Haleluya. Kubera ko yakiremye mu ishusho yayo. Nta bundi buzima waba mu isi, ubuzima bwo mu isi burarangira, ariko ni byiza kugira ngo ube no mu buzima, uzabe no mu buzima bw'Imana. Ubuzima bwo mu isi utunga amafaranga menshi, ubuzima bwo mu isi utunga amamodoka menshi, ukaba no mu nzu nziza, ariko ibyo byose birarangira. Haleluya. Kuko Imana ikimara kuvuma umuntu yaramubwiye ngo uri umukungu nimwe uzasubira. Iherezo ryawe mu isi iyo rigeze, nagira ngo ubwire ngo ubuzima bwawe buba burangiye, nta handi bakujyana uretse mu mukungugu wavuyemo. Ubitekerejeho neza, ugatekereza iremwa n'iremwa ry'umuntu, watekereza ugasubiza ubwenge inyuma, hanyuma ugahesha Imana icyubahiro. Nta kindi Yesu yasize avuze. Yaravuze ngo abazanyizera bose nzabahereza ubugingo buhoraho. Nagira ngo ubwire ngo wowe nyumva, ubaye utarizera Yesu, ubaye utarizera amagambo ya Yesu yasize avuze. Haleluya. Nagira ngo ubwire ngo iki ni igihe cyo kongera kumugarukira. Ushobora gukora ibyaha byinshi uri mu isi, n'isi ubwabyo, n'isi ibyaha byaho dukora birageraho bikatugaruka, ariko icyaha gikomeye ni icyo kutizera Yesu Kristo. Wizeye Yesu Kristo, ubuzima bwawe nubwo bwarangira mu isi, ariko nagira ngo nkubwire ngo ufite umugabane mu gihugu cyo mu ijuru. Iyi si nubwo tuyigendaho, igihe kizagera irangire. Haleluya.
Haleluya. Najya nkubwire ngo igihe kizagera isi irangire. Ushobora kuba uri mu buzima bwiza ukabona ni bwiza pe, ariko najya nkubwire ngo iyo Imana ivuze ngo pfa urapfa. Haleluya. Yavuga ngo baho ukabaho. Ufite igihe uzamara ku isi, buri gihe kigira itangiriro cyacyo kikagira n'iherezo. Imana ifite igihe yageneye iyi si kugira ngo izarangire. Nawe ubuzima bwawe ufite igihe buri kubera mu isi, Imana ifite igihe buzarangirira. Haleluya. Najya nkubwire ngo ugiye gupfa ntago Satani yabuze Imana kugira ngo upfe. Najya nkubwire ngo Imana yo izi urugendo rwawe ufite mu isi, izi igihe wavukiye, izi n'igihe uzapfira. Abantu benshi tuzi igihe twavukiye, ariko ntabwo tuzi igihe tuzapfira. Buri muntu wese umubajije icyo kintu ntabwo yabasha kugisobanura. Najya nkubwire ngo ni ibintu bijimije biri mu Mana gusa. Haleluya. Ushobora kuba ugenda neza, ariko ejo ntuba utagenda neza. Ushobora kuba uri kubaho neza, ariko ejo bikarangira. Ushobora kuba ufite amafaranga, ejo akarangira. Ushobora kuba ufite ibintu byiza bikomeye, ejo bikarangira. Ushobora no kuba uhumeka, ejo nawe ubuzima bwawe bwo guhumeka bukarangira. Iki ni igihe cyiza cyo kugira ngo wongere wizere Imana. Haleluya. Imana ni Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Abamwizeye bose yabahaye ubutware n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Mbese nawe uri mu mubare wo kwitwa umwana w'Imana, cyangwa uri mu bantu Satani yafashe? Hari abantu Satani atwaza igitugu muri iyi minsi, akabohereza mu nzira zitandukanye, akabakoresha uburetwa. Najya ngo mwibwire, mu isi harimo uburetwa bwinshi. Harimo uburetwa bwinshi butandukanye. Haleluya. Nta kindi kintu cyatumye Imana irimbura Sodomu na Gomora, ni ibyaha byari bimaze kuba byinshi cyane. Haleluya. Ibyaha byari bimaze kuba byinshi cyane. Najya nkubwire ngo rero nawe wagarukira aho ngaho. Iki ni igihe cyo kugira ngo wongere usabane n'Imana. Haleluya. Imana ntabwo ikangwa n'ibyaha ufite. Bibiliya iravuga ngo nubwo ibyaha byanyu byatukura tukutuku, izabihindura umweru bise na sheregi. Haleluya. Ntabwo wavuga ngo Imana ntabwo yakubabara bitewe n'ibyaha wakoze. Oya, ca bugufi usenga Imana wizeye Yesu Kristo. Najya nkubwire ngo ibyaha bya Imana irabihindura nka sheregi, birangize bibe umweru sheregi. Haleluya. Imana yongera itangirane urugendo nawe rwo kwizera Imana. Imana itangirane urugendo nawe rw'agakiza n'ubugingo. Haleluya. Abamwizeye bose, haleluya. Najya nkubwire ngo ubaye utarizera Yesu, iki ni igihe cyo kumwizera. Ubaye waratakaje mu buzima bwawe bwa Yesu, ushobora kuba warasenze ukamara igihe kinini cyane, ariko ugahora uvuga ngo igihe bavugiye ngo Yesu azaza, ngo mbese azaza ryari? Mwene data, nagira ngo nkubwire ngo nubwo ataza none, ariko nawe ubwawe ukwiye gutegura ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Ukwiye kuba mu buzima bushimisha Imana. Haleluya. Ushobora kuba uriho neza uno munsi, ariko ejo bikanga ubuzima bukarangira. Najya nkubwire mwene data, haleluya, nta kindi kintu ushobora gukora uretse kwizera Yesu Kristo, ubuzima bwawe akabugenda. Haleluya. Nukimbura Yesu umutima wawe, arinjira. Haleluya. Arinjira agendane nawe, arinjira abane nawe. Haleluya. Ni ukuvuga ngo haleluya. Murakoze ahantu mudukurikiranaho muri hose. Wifuza kwizera Yesu, ubaye waravuye mu byizero, najya nkubwire ngo ukumva wacitse intege zo kugira ngo usenge, najya nkubwire ngo wamamagara ukamfasha, nkagufasha gusenga Imana, hanyuma Imana igakora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe. Haleluya. Niwizera Yesu urabona imirimo n'ibitangaza. Niwizera Yesu, Imana irakingura amarembo. Haleluya. Imana irinjira mu mutima wawe, ibane nawe. Haleluya. Imana igendane nawe, Imana ibane nawe, Imana ikorere nawe imirimo n'ibitangaza. Murakoze.